ML Music. Akwezi uba wasiye nukuzukirwa amatelefone n'akintu wakora. Akurambaza iki? Ndakubaza iki subigiye wazaga kwe kwa wicaye uri mu matelefone. Hanyuma se mega kari zanjye mega nizabu. Mega nizo Madanda nakwiyamye rero. Ndakwiyamye. Ntabyiyamye. Mugabanya amagambo. Akureba ibyo uba wasi. Hanyuma amasabira kureba ibyo amasamba nazibira kureba. Nese ubu ntakindi kintu wakora. Hanyuma urashaka ko nkora iki? Niba watetse ndaje niye. Niba utarateka sawa unabyibura. Okay, ngare uburyo uri gusa. Ndakwiye kuba agiye muri dushe agiye gukara. Nukwizukirwa ku matelefone. Ntakindi kintu wakora. Mega nizanjye. Madam umbabarire. Ndagucisha biki. Ndagucisha biki. Umushake kuranga. Hanyuma ikibazo ufite ni cyerera umura kanya uri gushaka yuko dukemura ni iki? Okay, jewe ndagukeneye hari ushaka kuvuga. Ibiki? Nese urava mu kazi uze wicara ngo gusa nta kindi kintu wakora. Ubu nani ubwabo nganiriza mu gihe nandi uze muri izo ngibyo byo kwabazikanganya. Amafaranga y'inzu bakwishyuye cyangwa bakwishyura ari heza. Ariyo mata sibyo ibindi rero ndumva turi buze kubiganira ngo nizo kiri kubiriki nta n'iminota mfitanga sibyo Oya nshaka amafaranga y'inzu baba bakwishyuye. y'inzu Uyu niwe mwanya. ngo ndumva utangiye kunyanjamo amafaranga y'inzu wowe uri umugabo hano urashaka gufata amafaranga nta mugore ugomba gutunga iki amafaranga abikimwe yakomeye atunga se mwiyongera. hanyuma ufite icyo kibazo Mfite ikibazo cy'amafaranga. wabuze ibyo uteka Ikibazo si ukubibura. wabibuze okay jya kuri butike jya kwa murokore babiguye Kwa ibyo ni ikibazo se Oya ibyo ngibyo wapinshaka kubona amafaranga y'inzu bakwishyura ari hariya. ntabwo baranyishyura Muri tiriwari narebye mburamo amafaranga. ntabwo baranyishyura nawe ubyumva ntabwo baranyishyura hari ikintu mbaza Hashize amezi uri kwikunzamura amagambo umbabarire uyu munsi ntabwo nshaka Eka. niba ari n'ibyo ngibyo Ariko uziko ingwe kurira abanika kurusha kurakara. madasubira mu gikari Kuhasubira subira mu gikari. ndahasubira ariko okay amafaranga ari he? nibanze kuhasubira ngenda hasubiye ntari ariko mana yanjye ni twaragiye. Umuntu azaza haravuga ibintu avuga ibintu waje. ngabanye hindu icyo gikari cyawe kigumana Ahubwo tumbwira ngo Ukigumana. hejuru y'ibintu mba ndi kuvuga. madasubira Ntabwo nsubira ntabwo nsubira. n'undi agapikije ndebera pe none izo ni fondote we watangiye kwizigura fondote Kondo tisebe umuntu uri gukora ibintu abarimo. hanyuma rero ngabanye amagambo Amagambo. asigaye inzu zingana ziterimo abantu nawe uzagenda uzikodeshe ntazi ndaguha nimero za komisiyoni nawe uzagenda uzikodesha bazajya bakwishyura bijye bihwanirizamo kimwe Bivuze ngo buri muntu hano agiye kugira inzu ziba zaza kodesha. ariko ubu ntabwo uri kumva ibintu uri kuvuga ubu ntabwo uri kumva ibintu Usibye kuba uri kwigiza ndi kukubaza amafaranga baba baguha. ibyo byapangaye ubivaneho twanarangizanyije Kuko ngo yajyanye muri kabari muri Rwanda kandi ujya kumenya. hanyuma akabari kuba bahinduye nta mukobwa ugikora mu kabari barabihinduye ubu ngubu umugabo ugomba bonyine basigaye gukora genda hanyuma kubwira amafaranga marajyanye reka mbwira abakomisiyoneri ngaba ni imanga nugira ngo ni impanga se kandi mbona iyi mitwe yabitari kungana ari ikibazo nyine ikibazo nawe uri kubibona ibyo ukareba ubona kano gato ukareba n'aka gato ntabwo uri kubura yewe mpe nta kibazo cyangwa bambwiye ko ushaka gukodesha inzu aba ngaba nibo baje kubikurikirana nyine ngo ni imanga ashaka okay mu barashaka inzu ntabwo arabwiye igiciro se hano nabwiye ko ari nka 70. Inzu zirahari nta biri mu gihe kibaye. barebe mabuja barebe ngaba ubundi se ikibazo ufite izo nzu Inzu zirahari pe. hanyuma se aba bantu bari gushaka inzangaha nakubeshye mvugishije ukuri neza ndagapfusha rukara bose aba bantu barashaka inzu yo kubamo wa peke n'abagore ni ingaragu usibye hanyuma se kwishyura babyemeze nako kake kwishyura rwose nta kibazo kandi noneho ari ikintu bambwiye ngo ikintu cyo kuzana abantu nta kiri ibyo kwikururiza ibyago reka Ase kinzu zihari wazima hari. mata sigaho oroshye Iriya miryango oya
kwanza nabyo mujya komisiyoni nawe mujyane mugende mutangiye kusambanira mu bwonko mugende masa nawe tugende mu gikari Stop. Ibintu byo gusambanira mu bwonko bwanjye ubwo biba byarangiye ubwo n'ibindi mwana bikora ntabwo mbyemera eka ibishinzwe ku bahungu reka hanyuma abakobwa se kandi umukobwa na n'umukobwa wemerewe gusurwa ni umukobwa nzayimo ariko umukobwa usurwa nawe ramboye definitive ikibazo kireri ikizimye abahungu nta muhungu ako barubizi k'abahungu harimo rero ubwo uramutse utwenda navuga ko ari yanjye umukobwa ni utatera inda ubwo yavuga ko ari yanjye umbabarire kandi ku cyambere cyo umbabarire ibyo ngibyo uri kumbwira byose ntabyo ndi kumva muranye hanyuma ufite ikibazo ari umukobwa umeze uteze utwihanganira utuntu twari turimo gato ariko nta kibazo uri kugenzwa n'iki ako zana nkufashe ibage iyi bage irimo boro wabanje kumva icyo akubwiye inde komisiyoneri rwose ko yari abantu mweho mu mufuka ngo muri gukodesha komisiyoneri inde umwe uvuye hano yego inzu irahari twagenda nkayikwereka ahubwo ari ikibazo se inzu zose zihari zarafashwe ako mata nta mafaranga ushaka twamaze kubyemeranwaho inzu zarafashwe rero gufatwa kandi bambwiye ngo inzu irahari inzu nawe nyir'urugo ni ako murasa neza komisiyoneri abimbwiye atarazi kumva inzu zarafashwe nta nzu uvuga ngo nta nzu ihari kandi ihari kubera ubuze undi aramanga amafaranga nta mafaranga ushaka tubireke oya amafaranga ndaje okay niba rero yashaka kuza nanjye boro zanjye nzikore neza hari ikibazo mada urishyura na mumoke urishyura na kashi ahubwo si izo nzu zanyu muzikodesha oya inzu ahubwo se ntabwo akubwiye ibiciro se oya yishyiraho rwose nta kibazo hanyuma reka nkumuhe kode aho Gare ndabona byakaze mugera ako mata ntacyo ufite icyo kibazo mfite ikibazo cy'amafaranga okay none rero tuza baduha amafaranga wari karamaga bayaguhe ugende ukomeze boruza hari ikindi none se kuki babandi bo wawe nta muhungu nzahindura nta muhungu nzahindura cyangwa bagusambanyiriza ubwonko urabona atari satani umwe hari n'umuntu agapfa igihe wagira ngo nizo kiri kubirikira okay ibo wasoje se hari ikibazo umaze kwashyiraho se ati ubwo inzu rero wamaze kwitsinda ako hagati aho ngaho baye neza by the way baye neza cyane oya kwambara neza byo ntabwo ndi butsindeho kuko urakeye cyane da akaruzi n'ibindi impamvu ntayigihari inzu ntayigihari ko ndabona nanjye muri kunsambanyiriza ubu si ibintu ari n'amaze guhaha subiza amafaranga yanjye rero umva kubwira amafaranga wabaye iki inzu ntayigihari amafaranga warangiza ukarizo n'ibindi uretse nambara uretse nzira ha umujyana yaguze ndamujyana ngo ndamugutwara akomaza kwara nakodesheje inzu mwanze kuyinyereka ubwo ndatwara umugabo wawe kuko mwanze kunyisha ntabwo muguhaye ngo umutware muguha uretse mugenda kwishyura amafaranga ubundi ugaruka akuzi kapangaye b'iki gihe bibunye koko baribunye urabona gusa yaraje gukodesha cyangwa yaraje kunywa ariko cyabisubiramo reka njya mu gikari